reka rero nzagende ngerageze ngere muri kaburimbo nanone ngeze muri kaburimbo mpingukira nanone umva nta n'icyerekezo nari mfite mpingukira nanone kuri ba basirikare bariya babandi noneho reka mbaho hingukireho bavuze induru bavuge bati twababwiye ko wa mugore atari umuntu uyu mugore ntago ari umuntu uyu mugore ntagapfa ariko noneho tugiye kugerageza tumukubita amasasa ashoboka yose ubwo bahise banya ku mwana bajugunya muri kaburimbo nk'uko umuntu ajugunya umupira ngiye kumva numva amasasa avuze barikanga barangije baravuga ngo inkotanyi zahageze mbwa barambaza ngo ubundi wowe ikintu kiba imbaraga ubonye zo kuva muri iriya shyamba niziye n'ukuntu twakugeza uvuyemo ute usizemo undi sinzi aho byaturutse ndababwira nti ni inkotanyi zije zinshyira bati ni inkotanyi ni inyenzi wavuganya nazo zikuzaniye ikintu zirambwiye ngo tugiye kugushyira hariya hanyuma bakwisha bari bakurangiza tubarebe ko babasha kukwica bati ni umutego bati ni umutego bo baragira ngo barebe ko twegera uyu mugore batumare icyo kiba kirangejeje bariruka baragenda bansigaho bamfashe umwana manuka nanone muri rya shyamba nta handi hantu nari nzi ntaho nabonaga ryari ijoro ry'igicuku ndongera nsubira muri rya shyamba iryo shyamba haramanuka cyane umwana akamanuka akagwa nkariye nkongera nkakambakamba nkamusanga hasi aho niho rero noneho nashoye urubanza rukomeye n'Imana mbwira Imana ni rero wa mana we narinzi ko byarangiye narinzi ko nari nigiriye ahantu heza ariko uko mbibona uko nakuze bambwira kuri Imana ishobora byose uko nakuze bambwira kuri Imana isumba byose uko nakuze nzi kuri Imana idasanzwe Imana y'imbaraga Imana nyabubasha n'ubushobozi Imana itegeka isi yose intera hamwe zamaze kukwica nta n'urubanza ngiye mushyiraho zakwishe imbere y'abatutsi Imana iteye ubwoba ikunda icyubahiro cyayo iryo jambo nibaza ko ryageze ku mutima w'Imana ngira nti zakwishe mbere ntabwo uri ya Mana nabwiwe ko iyo uri Imana nabwiwe ntabwo naba ndimo kugaragurika mbere gutya Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ani kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo ku bintu bitandukanye bifite intego yo gukora ivuga butumwa kubaka ubumuntu cyangwa kubaka igihugu muri rusange kuko bavuga ko roho nziza itura mu mubiri muzima niyo mpamvu tugenda dukora ibiganiro bitandukanye n'abantu ndetse bagiye batandukanye kugira ngo tujye tugenda kungurana ibitekerezo murabona ko turi kumwe n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira reka dutangire tumuhereza ikaze ku Iyobokamana TV mama ni ikaze cyane ku Iyobokamana murakoze cyane amakuru ni meza turashima Imana murakomeye turakomeye ni byiza cyane Iyobokamana TV musanzwe muyikurikira cyangwa n'ubwa mbere muyimenye ubwo ari ubwa mbere muyijeho oya kugira ngo nyizeho nuko nabanje kuyimenya nuko banje kuyimenya ndayikurikira nawe Imana ishimwe yes tuguhaye ikaze rero ku Iyobokamana ndetse ko tuyimuhaye niko tunasuhuje abantu bose bari kureba iki kiganiro bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali muri diaspora naho tubafite abantu benshi badukurikira abantu bose bari mu bihugu bitandukanye byo ku isi bumva ururimi tuvuga mwese turabasuhuje tuvuga ngo Imana nikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu ibiyereke abababaye nibasenge nyine ubundi abishimye bo ngo bashime ni ku ijambo ry'Imana burya rivuga ngo niba ubabaye senga turi kuri Baoba Hotel ni hotel iherereye i Nyamirambo ni haruguru yahari umurenge wa Nyakabanda gutyo ku gahanda k'amabuye ni hotel nziza cyane y'ikitegererezo ni hotel igufitiye ibyumba byiza ni hotel igufitiye amasare meza ni hotel ifite amajaride meza ni hotel rwose ivuguruye mu buryo bwiza kandi umuntu wese akwiye kuhasohokera
kudutokera ubwo rero bahadutiza tukahakorera ibiganiro reka tujye tubifuriza umugisha ariko tunabwira abantu ngo na ahantu heza waruwagana na ahantu heza wakwadirira n'umuntu na ahantu heza hagufasha ibintu byinshi aha muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira yego urakoze cyane jewe nitwa Mukabaranga Michel ndi umumama ndubatse mfite abana 3 yego mu Kigali muri Kigali okay ni byiza cyane ndagira ngo dutangire wenda Michel ni muntu ki Madame Michel ni muntu ki utwibwire mu buryo noneho buziguye kugira ngo abari nabyo bitwinjiza wenda muri testimony yo kugira ngo abantu basobanukirwe n'impamvu ubundi y'umuntu ahagurutse akavuga ngo ngiye kujya kuyobokamana TV ngiye kujya ahantu kuri platform ibonwa n'abantu benshi nuko aba afite icyo ashaka kubwira abantu b'Imana cyangwa icyo ashaka kwigisha abantu bamukurikira ni iki rero gitumye Madame Michel ahaguruka maze akaza kugana iyobokamana TV kugira ngo tuganire nawe ubwo uraburi kuvuga ngo ndi uyu nguyu rero icyo kiza nje kuyobokamana TV mbere na mbere nje umukristo yego umuntu wakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi kaza nk'umudamu wamenye Imana nanone nkaza kandi nk'umunyarwandakazi niko bimeze kaza kandi nanone nk'umurescape wa jenoside yakorewe abatutsi bo mu 1994 okay ubwo no kuvuga ko testimony yawe ifite ahantu ihuriye no kuna jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 nigira ngo mbone icyo bishatse kuvuga okay yes tudatinze rero kugira ngo twinjire nyine mu kiganiro ngira ngo watangira nyine harimo ubuhamya kuri Michel byari bimeze gute byagenze gute kugira ngo abantu badukurikiye babashe kumva ineza y'Imana kubw'ubuhamya bwa Madame Michel yego icyambere ndatangira nshima Imana cyane ndashima Imana yampaye imbaraga zo kugera hano no gutinyuka ko hashize imyaka myinshi ndumva ubuhamya bwa mbere natinyutse kubutanga muri 2019 ejo bundi kuko navugaga najyaga nibaza najyaga mbona n'abantu batanga ubuhamya nkavuga Imana yanjye uriya muntu ni gutabishobora ngewe natangirira he kubyo nabayemo kubyabaye muri iki gihugu ku marorerwa yabaye natangirira he narangiriza he nkumva ari ibintu bigoye ngomba kugumana mu mutima wanjye n'Imana yanjye uyu munsi rero niyo mpamvu nshima Imana cyane yampaye imbaraga zo gutinyuka kuvuga ubwo buhamya kuko mbona ko birakwiye cyane kuko abanyarwanda benshi mbona batangiye kwibagirwaho iki gihugu cyavuye ikindi nanone hari abana barimo kuvuka batazi ibyo ari byo batabibayemo batabibonye ariko bagomba kumenya ngo dore igihugu cyacu aho cyavuye dore uko tugomba kukibungabunga ibyo rero nkabivuga kandi nanone nk'umuntu wamenye Imana yahaye imbaraga z'umutima Imana yarokoye uyu munsi nkaba ndimo kuvugana namwe ndi muzima malgré ibyo nabaye amen okay ati nkurikije ibyo nabayemo nkurikije gusigasira aya mateka kugira ngo atazimira mu batoya ati ndetse ngakurikiza yuko ndi umukristo nicyo kinzanye kuyoboka Abana TV kugira ngo nganire n'abantu bayikurikira mama muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 kwa Madame Michel byari bimeze gute byagenze gute byari yifashe gute harimo ubuhamya bwo burumvikana no kuburiho humeka wicaye ahangaha no buhamya byonyine utaranavuga ariko noneho hari ibikomeye umuntu yanyuzemo dore ko tukunda kuvuga ngo iyi Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye irabanza ikamunyuza mu bikomeye maze ikamukomeza nuko izo mbaraga kuyemo zikazatuma abasha gukomeza abandi bakomeze rero uhawe umwanya yego Joel urakoze cyane impamvu mbivuga nk'umuntu w'umukristo wamenye Imana hari ikintu uvuze uravuze uti no kuba wicaye hano nabwo ubuhamya bwivuga kuko nibutse nyuma ya jenoside gato hari umupadiri wambonye uko nari nabaye tuza guhura ndi muzima mudamu ufite imisatsi hanyuma
avuga jewe yahaga abantu buhamya bw'ibyabaye avuga ati iki gihugu cyagushije ishyano aba ari avuga kandi atazi ko ari iki noneho ndamwumva ndangije ndamubwira ntuwo mudamu n'iki araseka cyane umupadiri araseka amaze guseka numva birambabaje ndavuga se ikintu gishekeje mvuze gitumye umupadiri aseka n'igiki umupadiri arangije arambwira ati umbabarire cyane kuba nsetse ikintu gitumye nseka Imana iranshubije kubera yuko ingeretse ko ibaho nyuma y'ibintu byabaye ntabwo numvaga ko narayibazaga ese wari uriho uri Imana ki atari ko kuba mbona uri muzima uhagaze ugenda nabwo nari nsutse inweri avuga ati na wa mutwe nabonye nuko Imana ibaho amen rero ubwo ako karagaciyemo kugira ngo tubone ko Imana yacu iriho kandi ikora amen iyo rero niyo tuvugira ndibaza ko ari nayo yatumye ukora iyobokamana TV nanjye niyo mpamvu naje kuvuga ko u Rwanda rufite Imana rero muri jenoside usubiye mu mateka y'u Rwanda abanyarwanda bajyaga bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda nkumva ni ijambo ryiza cyane nkumva ndi fieri yo kuvuga ibyo bintu yego Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda jenoside imaze kuba nibwo nagiye nanariza nkavuga ariko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda yundi kubera iki ese ni ikintu cyiza cyangwa ni kibi kandi ubundi tuzi ko Imana ibera hose icyarimwe noneho naje kubona iyo Mana yirirwa ahandi igataha i Rwanda ni ukuvuga ko ni Imana twafashe nk'umuntu ni Imana itaha inaniwe ni Imana iza ikiryamira bugacya mu gitondo igacya gukemura ibibazo by'abandi iby'abanyarwanda ibisize ikazana none ese niba Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda ku manywa hayobora nde ijije kuruhuka haba hari indi cyo gihe ikorera abandi ikaza ku Rwanda inaniwe ikibazo ariko burya ikibazo gikomeye ku manywa ninde uburi muri iki gihugu yego rero njye nibaza ngavuga ngo abanyarwanda bajya gukora biriya ni ukuvuga ko Imana bari bayikuye mu buzima bwabo yego nibyo kandi buriya bateka avuga ko mbere ya jenoside 90% bari abakristo ntukibaza niba abantu bari abakristo gutyo yego jenoside yashobotse kuko cyane umukristo twebwe nk'abakristo ndumva itegeko rimwe yatanze Yesu Kristo ni rukundo yego kandi tugasanga urukundo rukubiyemo ari amategeko yose iyo ukunda ntiwica iyo ukunda nibyo hari ibintu ari amategeko yose urayubahiriza ubwo rero ukuvuga ngo iyo Mana yaririye abo bantu bakora ibyo byose rero nibyo nagiye nibaza iki gihugu cyagushije ishyano cyari kimeze nk'ikitarimo Imana ariko uyu munsi namaze kubona ko Imana mu Rwanda irahari ntabwo yirirwa ahandi mu itaha y'u Rwanda ahubwo irahari buri segonda buri munota irahirirwa ikaharamukira amen ibyo rero byose nibyo urumva iyo wanyuze mu mateka nk'ariya gutera kwibaza ibibazo byinshi nanjye nagize byinshi nibajije ngira na byinshi mbaza Imana yanjye kandi uyu munsi ndayishima ko yaranshubije yaranambuhoye jenoside rero iyo abantu bayivuga niyo mpamvu uvuga ngo kubasha kuvuga njyewe navuze 2019 kuvuga jenoside warayibayemo biragoye iki gihugu cyagushije ishyano iki gihugu cyabayemo amarorerwa iki gihugu cyabayemo ubukunguzi bwinshi bisaba abantu gusenga bisaba abantu guhindura imyumvire kugira ngo ibyo twabayemo bitazongera kubaho uyu munsi rero nicyo gitumye nanjye nicaye aha nicaye imbere yawe hemera kuvuga ibyambayeho kugira ngo abantu babyumve neza
ntago ngiye kuvuga ubuhamya bwanjye kugira ngo abantu bangirire mu buye oya Imana yarazingiriye yarambohoye yampaye imbaraga z'umutima simvuga ko ibibazo ndabifite iyo wabaye muri biriya bintu ugenda uhura n'intambara nyinshi buri munsi ariko Imana muri izo ntambara zose ibana nanjye ntabwo rero nje kuvuga ubuhamya bwanjye muri ibyo nabayemo muri jenoside kugira ngo abantu bangirire impuhwe ahubwo nje kubivuga kugira ngo byubake abantu babone ububi bw'ibyabaye hanyuma bifasha abanyarwanda kongera kwibuka uyu munsi niba ngiye kuvuga ubwo nsubiye ahantu hatari heza nsubiye mu byo nabayemo buriya habaho ibihe bitatu habaho igihe cyashize hakaba iki gihe aricyo twita present hakaba future ejo hazaza ubundi igihe Imana yahaye umuntu ni present uyu munsi nayo mpamvu nayo ivuga ngo yigitandiho imbere y'igihe si inyuma y'igihe si rumva iyo kandi nanone igihe cyashize ni igihe Satani akoresha cyane rero iyo wamenye Imana icyo gihe ntago ndimo gusubirayo kugira ngo nzure urwango kugira ngo nzane amatiku kugira ngo ndimo ndasubirayo kugira ngo bifashe abantu kumenya uko babaho muri iki gihe Imana yaduhaye no kugira ngo mu gihe kizaza bamenye uko bazitwara kuko igihe kizaza cyo tuzi ko ni icy'Imana ntabwo ari icyacu amasaha ari buze nge nawe ibiri bube ntabwo tubizi icyo tubuzi ni ibirimo kubungu amen rero muri jenoside hari ibyabanjirije jenoside hari byayiteguye hari abatinyuka bakavuga ngo jenoside ntiyateguwe jenoside yarateguwe kugira ngo abantu mu mezi 3 hapfa abantu bangana kuriya nuko ibyo bintu byari byarateguwe ntabwo ari ibintu byatunguranye ntabwo indege ya Habyarimana yaguye ngo abantu batungurwe bari barabyiteguye ibyo ababivuga bamenye rwose ko babeshya muri jenoside rero nari umudamu mutoya w'imyaka 25 jenoside indege ya Habyarimana iragwa ubwicanyi bwahise butangira mu gihugu hose bibaza ko bwahise butangira hafi mu gihugu hose ngewe nari Rwamagana niho hari iwacu naho nari nashakiye nari mfite umutware n'abana 2 batoya nari mfite umutware n'abana 2 batoya umukuru yari afite imyaka 3 umuto yari afite amezi 8 urumva ntabwo byari byoroshye ariko Rwamagana aho twagira umugisha ko hari umumajoro wabanje kujyana intera hamwe yari umunyabutare yabanje kujyana intera hamwe mu gusahura kugira ngo arebe ko inkotanyi zaba zigenda zibohora kugira ngo zigere Rwamagana zifasha abantu Rwamagana rero urumva batangiye kwica byatangiye gukomera ku itariki 13 ku itariki 12 ndumva baraye barasa hanyuma ku itariki 13 nibwo batangiye kwica kuko rero bari baratinze Rwamagana uwo mu majoro baje kumukuraho asimburwa n'undi uwo mukapitene urumva ntabwo yari yafashije intera hamwe kwica bagombaga cyari igihano bagombaga kumukuraho bagashyiraho noneho ushyigikiye kwica uwo mukapitene rero niwe wakoresheje inama aravuga ati mwihute mugire vuba ku buryo inkotanyi zisanga hari abo tumaze kwica mugende muselekisiyona twebwe rero bimaze gukomera twahungiye mbere yewe nari nanze no guhunga kuko naravugaga kuri buri metero hari bariyeri hari abicanyi turahungira yewe ndaguma ahangaha n'ubundi turi kondana tugomba gupfa nta mpamvu yewe navuga ko nashaka gupfa ndushye nicyo kintu cya mbere naravugaga sinshaka gupfa ndushye nta n'ibyiringiro byo kuba bintu umuntu yari afite
nta n'isengesho ryo kuvuga ngo njyewe ndumva ntabwo nigeze nsenga ngo mbeho kuko numvaga ko bitanashoboka. Rero njyewe naravugaga ndaguma mu rugo turapfira mu rugo ntabwo nshaka gupfa ndushye rwose. Ariko finaloma abantu base kumbwira ati no nta kuguma mu rugo ntabwo ari byo, reka tugende tujya mu bitaro. Bamwe i Rwamagana bari ku ishuri Saint Aloise, abandi bari kwa muganga, njye nari mu bari kwa muganga mu bitaro bahungiye. Ubwo nahunganye n'abana, umugabo nawe ahungukwe. Umukozi twari dusize mu rugo ndamubwira wowe rangaza inzu yose, aho kugira ngo baze bice inzugi bibagore basahura, rangaza inzu zose yose nurangiza wigendere. Umukozi yanze kugenda, yanga kugenda. Yari umukozi w'umwana mwiza cyane, yaradukundaga. Ahubwo ngiye kubona mbonaje kwa muganga tugemurira, ndongera ndamubwira nti genda ukize amagara yawe uve mu rugo ugende, dore natwe twahunze. Arabyanga, ko yavugaga ati ngomba kugemurira madamu n'abana, ariko ibyo yagemuraga sinari no kubasha kubirya. Asubiye mu rugo rero ubwo ku itariki 13 mu gitondo yaraje, asubiye mu rugo baramwica. Nabyo n'abantu babimbwiye kwa muganga. Rero habwo uwo utazi rubanda yaje kuza kwa muganga kureba bari bahahungiye, asanga turahari. Asanze duhari rero nibwo yahise agenda yohereza igitero kuri 13 cy'intera hamwe. Abadamu nibo bari bahari benshi n'abana kwa muganga. Yohereza igitero rero, intera hamwe ziraza. Bamaze kuza badusanga aho twari muri paviyo, byari ibyumba, batangira kudusohoramo. Impamvu nkunda Imana cyane nkanayivuga, umwana w'umukobwa basohoye bwa mbere bavuga ko ari we bagiye kugira icyitegererezo. Wari uyoboye intera hamwe avuga ko ari we bagiye kubanza guca umutwe kugira ngo n'abandi bose batinyuke. Uwo mwana w'umukobwa ariho ubu, ni umudamu, ari muri Canada. Amen. Yararokotse. Turamusuhuje hasi. Yaho ari. Azamura Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Ariho. Ntabwo babashije kumuca umutwe rero. Menya ngo hari ahandi bahise babahamagara bababwira bati hari aho tuvumbuye abagabo, aba bagore ni mubareke n'ubundi turabasanga hano kugira ngo tuze kubica. Ntaho bari bujye. Ariko ubwo bwari uburyo Imana yashakaga kurokoramo abagombaga kurokoka. Baratwaye rero, batwara ibyo babonye. Abambaye amasheni barayatwara ya zahabu, abafite amafaranga barayatwara, barangije baragenda. Ngewe rero naje gutwarwa, umudamu w'inshuti yanjye aza kumenya yuko mu bitaro bahateye, ariko yarazi naho umugabo wanjye yarari. Aza rero aje kuntwara avuga ati reka njye gufata umugore wa kanaka mukure mu bitaro kuko n'ubundi bagomba kugaruka kutwica nijoro, reka ngende muzane n'abana. Aragenda afata umuntu w'umujandarume amusaba yuko, aramubwira ati fasha ndaguha amafaranga, wari ufite kamyoneti, tugende tujye gufata umuntu wanjye uri mu bitaro. Baraje abimbwiye, ndamubwira njyewe nabwiye abantu ko nashaka gupfa ndushye. Kuki mushaka kundushya? Urandokora ujyana he? Urandenza hehe? Joel, dusubiye inyuma mu mateka yacu rwose, ndagira ngo mbwira abanyarwanda n'ukuntu nareshyaga nabyo ubwabyo, ukuntu nareshyaga. Umuntu muremure muri icyo gihe byo byari ibiti. Uko nareshyaga byonyine ndamubwira nuko ukuntu ndeshya ntabwo nta hantu uri bunyuze. Arambwira ati tugende, uriya mujandarume ngewe yanyemereye ko atugeza mu rugo. Demera abantu bose barambwira ati genda n'ubundi intera hamwe ziri bugaruke kutwica. Ndagenda. Tugeze kuri kamyoneti, ikintu njya nibuka nuko umujandarume yambonye yarangiza akamubwira ngo n'uyu nguyu waruje gufata. Ararakara cyane, arangije aramubwira ati ngewe nanamukwicana. Umudamu aramwinginga aramubwira ati nakwinginze wabyemeye, mbabarira tugeze mu rugo, twakwicwa n'abandi ariko mbabarira tugeze mu rugo. Arangije aravuga ati okay, ntabwo muri bwicare imbere, mugende mujye inyuma, ngewe sinshobora kwicarana n'uriya mudamu.
turagenda tugiye inyuma twigiye imbere gato ahantu twavaga ku bitaro twajyaga ubundi ni nk'ahantu y'iminota 3 ku modoka ariko byari nk'imyaka 3 kuri iki twigiye imbere gato twumva amasasa aravuze hano mu bitaro tukiva ku bitaro twumva imbere tugiye kugera mu rugo kwa mudamu twumva amasasa aravuze umujandarume ati musohoke mu modoka sinshobora gukomeza kubatwara urumva nuko adukuye mu modoka atujugunye mu muhanda nubwo hari hafi ariko byari bikomeye twahise tujya mu rugo rwari hafi tugeze muri urwo rugo umuntu wari uhari nabo bari abantu tuzi aravuga yari umuntu w'igicumba aravuga ati nimuze mu nzu ndabashyiraye mu kanya gatatu reka njye kureba uko bimeze mu kanya gataragaruka ati muri umuna wanjye ari mu bicanye amaze kumenya ko muhageze musohoke mugenda atabicira hano turagenda ariko mu mutima wanjye nkavuga ariko ubundi ko navuze ko ngomba gupfa ntarushye ibindimo nibiki umudamu ati wa muntu aratubwira ati noneho nimwinjire hariya mu bihuru kugira ngo babanze batambuke bamenye ko muri muhari igitero kiraje kije kubica turagenda tujya mu bihuru tugeze mu bihuru Imana ni nziza cyane imvura iragwa hamanuka imvura nyinshi cyane imvura iragwa urumva iratunyagira ariko imvura nta nubwo nari kumwe n'abana na wa mudamu ariko twebwe imvura yari benediction ko yatumaga izo ntera hamwe zo zijya kugama birumvikana hanyuma twihishaho mudamu aragenda ajya kureba yagiye anyura iyo mu bihuru agera mu rugo anzanira umuntu wagombaga kuntwaza abana wagombaga guheka abana akabageza mu rugo agenda aheka umwana umwe akagaruka agaheka undi hanyuma nanjye nkaza kubona kugenda tumaze kugenda rero aho twageze urugo rwa mbere twagezeho niho bambwiye ko baza nk'umugabo wanjye yarari tumaze kuhagera naho interahamwe ziba zirabimenye ko tuhageze urumva zari zamenye ko twageze hahandi bati banyuzeye bagezeye ibitero biba biratangiye biraje tuba dutangiye rero kwirukana none gusubira mu bihuru ariko igihe cyose nkibaza ngo icyo ngomba gupfa ndushye ariko abo turi kumwe bakambwira ati reka tugerageze wenda twabaho njye nta kubaho nabonaga kundi nkurikije uko byari bimeze hanyuma rero haje kuza umuntu w'umusirikare wari uje gutwara umudamu we mwari kumwe atwite hahandi twari turi ubwo nyuma hari umuntu waje aravuga ati igitero kigiye ahandi haza umusirikare wari uje gutwara umudamu we ngira ngo yari umuserija afite icyangombwa ngo cya Minadefu cyamwemereraga guhungisha umugore we yari umunyagikongoro umugore ari umunyarwamagana ariko kimwemerera ko ashobora kujyana umugore ku gikongoro atubwiye rero bati mwebwe barimo barabahiga cyane umuntu wese bazi ko mugize icyo muhuriyeho barimo baramwica abakozi banyu babishe ntabwo muri bugumye Rwamagana nimujyane n'uyu musirikare n'umugore ngo yari amaze kubona umuntu wari ufite kamyonete abantu barambwira bati genda ni ntaho njyewe navuze ko ngomba gupfira wundi baturagenda ugomba kugenda umugabo ati tugende niba utabinkoreye bikorera abana ariko nkavuga ngo ese mu Rwanda aho duhungiraniye ahantu hose ko barimo kwica ubwo bashaka ko muva Rwamagana tugakomeza duhunga bati wenda Gikongoro muzakomeza muri Kongo cyangwa se kubera ko ho batabazi ahantu batabazi mushobora kubaho ariko ngewe kubaho nta kuntu nabonaga ngeze aho ndabyemera twinjira muri iyo kamyoneti hari hamaze kuba ku mugoroba iyo kamyoneti yari ifite umutandiboyi yari afite ikintu ati ni mumpe icyuma ndagenda wenda mbeshya ko nanjye ndimo kwica badutwikiriye ihema umusirikare mbere n'umudamu na nyirabukwe turagiye n'abana inyuma hari n'abandi bantu bagiyemo muri iyo modoka ariko aho tugeze hose imirambo bariyeri tugezeho wa mutandiboyi akavuga ati abatutsi twabishe twabamaze bati ni byiza mukomeze aho tukaba turaharenze ariko wagira gutya mu ihema ukabona imirambo ukabona bo barimo kwica
twarakomeje tugera ahantu twageze bikadukomerera cyane bwa mbere ni Kabarondo ko hari famiye y'umugabo wanjye tubona imirambo yavuga ati muri iriya mirambo data arimo shiki wanjye arimo famiye mbona ashatse nko kuva mu ihema ndamubwira nisigaho n'umugabo mwari kumwe umugabo twari kumwe namubwira sigaho kuko ubundi natwe turapfa ceceka ubyihorere dukomeze mu bantu barimo kwica harimo umuntu w'umucuruzi twari tuzi harimo avuga ati twabamaze asakuza urumva bari bafite fierite yo kwica ikibi yo cyamaze kugeramo bumvaga ari ibintu byiza bumvaga ari ibintu bagomba gukora cyakora umusirikare arabasobanurira barangije turakomeza baramubaza bati ku rugamba bimeze gute ati nyenzi twazimaze turagenda twageze Kibungo ubu ni Ngoma y'iki gihe twahageze butangiye kwira tugeze kuri bariyeri ya mbere y'abasirikare uhari bariyeri z'abasirikare gusa tugeze kuri bariyeri ya mbere y'abasirikare ati murajya he abereka ya resepa icya cyangombwa aho ngaho turahita babonye umugore we ndibuka ko abasirikare bamubwiye atari ko bariyeri iri imbere ku kigo ntago uwo mugore uri guhamurenze na nyoko bukwe twebwe turakuretse ariko ntago uri guhamurenze tugeze kuri iyo bariyeri koko niko byagenze babandi batarebaga mu mahema bo baravuze bati banza usohoke utubwire n'ukuntu warongoye umugore usa gutyo utubwire ukuntu ufite nyoko bukwe usa gutyo nuko nguko rero twageze kuri icyo kigo cya gisirikare gatuvanamo barangije bati kigingi babitaga bakigingi muri icyo gihe abatandiboye bati kigingi wowe manuka ibyo uvuga ngo wisha abatutsi ntabyo twemera umutwaye abantu imbere bameze gutya sohoka aho niho navuze nti nahangaho urugendo rurangiriye noneho bati hari munsi y'amahema harimo iki kura w'ihema bakuyeho ihema baratubona bamaze kutubona abasirikare barasara barashakuje abari hirya kuri entrée y'ikigo nabo bati n'ibiki urumva muri make n'inyenzi nko kuvuga ngo babonye inyenzi inkotanyi niko bazitaga ati tubonye inyenzi ikigo cyose kirasohoka ndibuka ko ngewe bandebye baravuga bati wowe ku ruhande bankuye mu bantu bose banshyira ku ruhande umusirikare umwe araza aravuga ati uyu mugore twararwanye ikinihira uyu mugore ni inkotanyi twararwanye ikinihira urumva inzira y'umusaraba yari itangiye ati wowe rero turaguha traitement de faveur turica abantu bose ureba tugutorutire turakwica nyuma ndibuka ngira gakovu hano ubwo umusirikare umwe yayisaza afata bote urabona bote zabo kandi hari muri kaburimbo akajya urabona ni nko kudunda umupira akakubita umutwe akadunda umutwe batangiye batamaranga muntu wa musirikare batangiye kumubwira bati wowe uri icyitso cy'inyenzi umugore umeze gutya ati ntago ndi icyitso ati tugiye kukwica tukwicane n'umugore na nyoko bukwe umusirikare asaba imbabazi ati mbere yo gukora ibyo byose dore mfite icyangombwa cya MNDF ni mubanze munyereke komanda baramubwira ati twakwereka komanda ariko abangaba bo bagomba guhita bicwa ubwo yaragiye bajya kumwereka komanda atanga uburenganzira ko bamureka agakomeza na nyirabukwe n'umudamu we ariko abandi bose bakabica sinzi niba muzi ikigo cya gisirikare Kibungo niba uhazi uri Ngoma munsi hari ishyamba icyo nibuka nuko Joel yo ugeze ahantu nkaho mbere yuko umubiri ubabara umutima ubwawo uba wapfuye uba wamaze kubikinya iyo ureba ko bagiye kwica umwana buriya ni ikintu gikomeye sinzi niba ufite abantu umwana ni ikintu gikomeye
iyo ureba ko bagiye kukwicira abana wabyaye mu maso. Ubwo bahise batubwira bati mukomeze muze tubajyana aho abandi bari. Aho abandi bari kwari ukuvuga ngo ni ukutujyana muri rya shyamba kutwiciramo. Ishyamba rero baratujyanye batangira gukora ibyo bagombaga gukora, niko nabyita. Baratubwira bati nta nubwo turi bwangiza amasasu yacu. Umusirikare abafite bayonete, abafite buri wese bamushyira gukwe. Twari kumwe n'umudamu ufite abana, hari undi mugabo twari kumwe, abo ndumva aribo nibuka. Ariko jye barambwira bati ariko wowe nta nubwo duhita tukwica. Bafata urumva umugabo wanjye yari afite wa mwana w'imyaka 3, njye nari mfite umutoya wari ufite amezi 8. Bafata umugabo niwe babanje kwica umugabo wanjye. Uburyo bamwishe ntabwo nabuvuga. Wumve ndakuruta mu myaka, ariko uburyo bubi bashobora kwicamo umugabo ndumva wabwumvise. Batangiye kubikora kumwica gutyo, wa mwana w'imyaka 3 urumva yarabirebaga arataka. Atatse umwe mu basirikare ahita abwira undi ngo nawe murangize, nta nduru y'abana dushaka. Nawe bakora baramwica. Si ibintu nasubiramo nuko bamwishe, ntabwo sinjya mbona imbaraga zo simbizi zo kubivuga. Bamaze kumwica umva umwana uko yagatatse silence. Hanyuma ubwo ngewe bafataga imbunda, bari abasirikare 2 bagafata imbunda. Urabona bakita iriya pariti y'imbunda imeze nk'ikibaho, bakajya bakubita mu gatuza ari 2. Ndangije ndibuka ko nababwiye ariko ubundi muzi kwica, ariko kwari ukugira ngo bagire vuba. Ubundi muzi kwica? Nyeza bati se turimo turakora iki? Ndangije ndababwira ndo okay, noneho mureke rero mbanze senge. Batusenge iki? Senge Imana. Ushaka ikize reka mbanze saba Imana imbabazi z'ibyana banarakoze nigendere neza. Baraseka cyane, barangije baravuga ngo abatutsi ntabwo urabona ko nta mana bagira. Imana y'abatutsi ni twebwe tubicira igihe dushakiye, tukabarikira igihe dushakiye. Batari ko noneho nta nubwo turi bubareke, tugomba kubica. Ndavuga nti okay, ariko nta kibazo niba nta mana ngira, ariko ngewe ndabizi ko ngifite, ni mureke nsenge. Ati ngaho senga. Ndasenga. Maze gusenga ngiye kumva numva wa mwana w'amezi 8 yari iruhande, bamunyatse bamujugunye nkari, yumva yari uruhinja, yari umubebe. Wa mugabo warimo aravuga ati rwose mugiye kunyica kandi ni umuhutu. Barimo baramubwira bati nta muhutu utagenda n'irangamuntu, kuba udafite irangamuntu nuko uri umututsi urimo kuhisha. Undi mugabo twari kumwe hatoya ati ndi umuhutu. Batoke niba uri umuhutu rero tugiye kuguha ikizamini, wowe uri bwicuye uru ruhinja, ni wowe uri bwicuye umubebe w'amezi, uyu mwana mutoya ni wowe uri bumwica. Nubasha kumwica urabura umuhutu, nutabishobora turakwica. Arangije ndibuka ko yababwiye ati ntago nabishobora. Batuko rero nuko utari umuhutu. Urumva ikibi aho cyari cyageze gifata abantu ku buryo bakubwira bati niba utabasha kugira nabi, niba utabasha kwica, nuko utari uyu n'uyu. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Umugabo baramwica, nabe bahise bamwica uwo kubera ko naniwe kwica. Noneho uwo mwana wanjye muto wari ufite amezi 8, umusirikare yese afata bayonete arayimutera. Iyo bayonete yahingutse n'inyuma, nawe
nagize ngo yapfuye ariko niyo mpamvu nzahora mvuga Imana yanjye uwo mwana ari mu bitangaza by'Imana. Noneho ngewe ubwo ngubwo maze gusenga bamaze gusenga ya Mana reka tuze twereka ko nta Mana ufite, ariko nibura byatumye bagira vuba niko nabyita, kubera bya bibuno by'imbunda bankubitaga mu gatuza noneho barahinduye bati tugiye kukwereka ko nta Mana ufite, bati tubikwereke neza. Bafata bayonete, umwe afata bayonete aravuga ati ngiye kugutera bayonete nunda yugutera aha zihurire hagati. Nicyo nibuka, icyo nicyo nibuka cyanyuma bavuze, kuko ndibuka ko umwe yayishinze iyo bayonete mu mutwe, sinzi undi yahangaye igihe bayishingiye ahise mbura ubwenge. Urumva nahise numva ngiye ndagenda. Ikintu cyanibuka nuko maze kugenda nabonye ngiye ahantu heza cyane, urabona nk'inyanja, ni nko gufata ikivu cyabaye indabyo. Mbona ngiye ahantu heza cyane hari indabyo nziza cyane n'akayaga, mbona niho ngiye ahantu numva afite amahoro. Urumva ubwo byari birangiye. Inyuma y'igihe ubwo sinamenya kukibara, nanone nisanze numva wa mwana mutaniha arimo kuniha. Numva ubwo bari bumaze kwibura, urumva uri mu ishyamba, ibikeri biravuga, amajera aravuga. Ya Mana rero ntangira kuburana nayo, ndayibwira ahantu naringiye ko nabonaga ari heza, ungaruye muri uyu mwanda, ibikeri birimo biravuga, amajera arimo aravuga, ungaruye muri ya simbi. Kubera iki? Kubera icyo ungaruye aha hantu? Ntangira kuburana n'Imana rero. Aho nibwo bwa mbere natangiye nanjye kuburana nayo. Ibindi byose numvaga ariko bigomba kumera. Ntangiye kuburana nayo, numva umwana arimo araniha cyane, numva umwana araniha, numva umwana, ndavuga hari umwana wanjye ukiriho, reka ngururuke ndebe ko urumva hari mu mwijima uteye ubwoba. Noneho urumva amaso ye ntiyakoraga, hakoraga intoki, ngenda nkubita ibiganza ngo numve ko namugera, ko nkurikirana kwa kundi harimo agonga aniha. Ngiye kumva numva mugezeho, mu by'ukuri urumva navaga amaraso ahantu hose. Kuzabona ibyo bintuza byose bari bakubise, kuzabasha kumuterura byari bigoye, ariko ndagerageza ndamuterura, ngenda nkurikira nshakisha inzira ngo nsohoke muri rya shyamba. Urumva abandi bose bari bapfuye, ndagenda kugira ngo nshakishe ndebe ko hari undi ukiriho, numva bose bapfuye. Nuko aho ngaho impamvu mvuga ngo natangiye nanashima Imana, niho nabonye bwa mbere ububasha bw'Imana, niho nabonye ko Imana ibaho, kandi niho nabonye ko Imana ishobora byose. Ntabwo nanjye nzi aho nakuye imbaraga, kuko sinzi cyankuye aho. Nagiye kumva numva ni mbere na mbere habaye nk'akantu kameze nk'akayaga, akayaga kaza kagahuha mu mutwe. Urumva umutwe bari bawumenaguye, bari bawukomerekeje, numvisha yaje nk'akantu kameze nk'akayaga, numva ngize akantu kameze nk'imbaraga, ndakururuka mfata umwana. Icyankuye muri iryo shyamba uyu munsi sinakikubwira. Nk'ubu uyu munsi tugezeyo ukareba urugendo nakoze kuva kuri iryo shyamba kugera ku ishuri rihari rya Yeto, ishuri rya Yeto ryari rihari, n'ukuntu nari meze ntabwo ushobora kubyumva. Hari izindi imbaraga zahankuye, imbaraga nari mfite n'uburyo nagendaga, nuko nari ntwaye umwana, nari nteruye wa mwana bakomerekeje, nanjye nakomeretse, n'imbaraga zantwaraga ntabwo nanjye nziza. Icyo nzi cyo nagize gutya, ndahagarara, ngiye kubona mbona ahantu hari urumuri. Muri aho hantu hose h'umwijima nagiye kubona mbona ahantu hari amatara. Izo mbaraga zinjyana
kuri aho hantu hari urumuri, aho hantu hari urumuri rero niho hari ishuri rya Eto icyo gihe. Ndagenda abazamu baho bagiye kubona babona ndatungutse, nabo bagira ubwoba kubera ukuntu nari meze. Baravuga bati uyu muntu aturutse ye, umuntu umeze gutya, umwana wakomeretse. Barambaza bati ni ibiki, uvuye hehe? Ntacyo nari kubasha no kuvuga. Bageze aho umuzamu umwe wari ubakuriye aravuga ati nk'uyu nguyu icyo mubona yababwira ni igiki, mumukingurire. Batoya bati interamwe zitaba zimukurikiye zikatwica. Iyi nteramwe cyangwa abasirikare bamugize gutya ubu baramukurikiye. Arababwira ati nimumukingurire, ntabwo dushobora kureka umuntu umeze gutya ngo tumugumishe inyuma ya portail. Ariko nabo ntabwo bikoreshaga, n'Imana yabakoreshaga. Barakingura banshyira mu kazi k'umuzamu. Ijambo narababajije ngo haniye, barambwira ngo ni kuri Eto. Diregiteri wa Eto twari tuziranye. Ndababwira nti diregiteri wanyu ndamuzi. Bati uturutse nibwo nabibwiye ni Rwamagana. Baturuwe iwabo nti bati uruwayi kwandi ndabibwira. Bati reka tujye kumubwira. Baragenda, uwo muzamu mukuru ne wari uza ahantu yari yihishe nawe gusa. Aragenda aramubwira, amaze kumubwira aragaruka arambwira ati nawe arihishe, nta kindi yakumarira. Aravuze ngo urare hano mu gitondo tukujyane kuri Eveshe. Umuruko kuba aho hantu urumva amaraso wavuye, imbaraga nkeya, abazamu ko baganira, bamwe bati mwaretse tukamurangiza. Wa muzamu mukuru ati ntabwo nshobora kwishyiraho amaraso, ni mumureke mu gitondo turamujyana. Bati n'ubundi yapfuye, ariko umwana bati umwana wenda yaza. Urumva bagiye bajya impaka nyinshi nkabyumva, ariko mu by'ukuri njye nkumva ibyiza banandangiza nta kibazo karuhuka. Ariko se wari umugambi w'Imana. Mu rukerera nka saa 11 ibyo kunyica ubwabo bakandangiza biranze. Wa wundi arababwiye ati ntacyo muri bumutware. Diregiteri yamushinze aramuzi, ati turamujyana kuri Eveshe. Mu rukerera nibwo bambwiye bati haguruka tugende. Haguruke. Amaraso yanshizemo, umwana araniha, ndahaguruka ndamuterura se ndamuheka se biragenda gute? Ndababwira oya nta hantu njye ndapfira hano. Bati ntibishoboka, ntidushobora kukugumisha. Bati haguruka tugende. Simbasha guhaguruka. Turabishobora. Ikintu nibuka nuko uwo muzamu yagiye azana igishuka ngo muri biwanderi, amashuka abana b'abanyeshuri baba barasize, afata umwana aramuzirika. Nduzi ko ari umuzirika. Barangije afata umwana umwe w'umuzamu w'umuhungu yizeraga, byari nko kugenda bakurura. Umwe akajya imbere agakurura ubundi, turagenda tugeze hafi ya Eveshe. Barambwira rero batambuka, kwambuka kaburimbo cyari ikizami gikomeye cyane. Ndavuga se ndambuka se ndagerayo? Barambwira bati humura turahagarara ahangaha kugeza wambutse. Urumva nagendaga ngwa nta mbaraga nari mfite, ijoro ryose mva amaraso. Ariko Imana iyo igufiteho umugambi nabashije kwambuka. Ngera kuri portail ya Eveshe kwa Musenyeri Kibungo. Ndagenda ndakubita urugi, nkubise urugi, umuzamu araza. Umuzamu mbonye arirukanka ntiyagira icyo avuga, amenya yaragiye gutabaza. Urumva nibwo bwa mbere bari babonye umuntu wakomeretse Kibungo, cyane ko Ikibungo bari barabasansibirije bati mugende mujye muri Eveshe, mujye kuri paruwase, mujye kuri komine kugira ngo bazabicire hamwe bose. Yemwe Musenyeri kubera ko yavugaga ati ibintu mukora ni ibiki, bari babahaye n'abajandarume bo kubarinda kugira ngo barangaze Musenyeri. Umuzamu rero bwaragiye arabivuga ati hari umugore wakomeretse n'umwana. Hanyuma iratinda
noneho mbona n'imodoka z'abasirikare zitangiye kugenda, interahamwe zitangiye kugenda, ndavuga ziraza kuza hano n'ubundi ziranyica. Kera kabaye mbona haje umupadiri arareba nawe asubirayo. Ubwo yajyaga kwaka uburenganzira ngira mu musenyeri. Nyuma nanone umupadiri aragaruka arakingura. Nibwo ninjiye rero nsanga murebeshe abantu baruzuye. Nibuka ko nasanzemo abakecuru, abakobwa, abagabo bambonye bose, ndanya barahise babona ikibategereje. Sangamo umukecuru umwe aramenya. Nibwo yaje baterura umwana baranjyana. Urumva nari umukatolike icyo gihe. Nibwo baje barambaza, urumva bari abakecuru b'abakatolike. Rero ubwo nageze muri Eveshe nibyo navugaga, nasanzemo abantu benshi cyane, ariko nongeye kumva ngize n'agahinda ko nabonaga ko abo bantu bose nta n'umwe numvaga nta uzarokoka. Nabo kandi bamaze kumbona babonye ikibategereje. Hanyuma bakecuru nasanzemo haza kuvamo umukecuru umwe narinzi ambaza niba umwana abatije, mubwira ko atabatije. Muri Eglise Katolika bagira ngo batisimo y'amaraso umuntu agiye gupfa. Abakecuru rero bahise bambaza bati tugiye kumubatiza, bambaza izina n'ubundi ari bupfe murambaza izina ry'iki. Abakecuru barandeba bati wa mugani nk'uyu turamubaza iki? Bamwita Mariya. Nabo bati turamubatiza bamwita Mariya. Yari umukobwa. Mu kanya gato haza mu bajandarume bari baharinze, haje abajandarume, hazamo umujandarume kuko umugabo wanjye yakoraga ibintu by'ubucuruzi, kwa kundi umuntu agira neza ngo yari yarigeze kumukopa imyenda. Umujandarume aramenya ati mudamu wa kanaka, ariko urumva we yarazi ko n'ubundi aho ngaho bagiye kuza kubica vuba. Yarabizi. Ahita azabwira abakecuru ati ngewe ngiye gukora ku buryo nshaka Croix Rouge mujyane ku bitaro. Ariko ngewe nkumva ntabishaka. Natangiye vuga n'ubundi ko nashaka gupfa ndushye, ariko natangiye kuruha bimaze sinzi n'icyo abantu barimo kurwana nabyo mu kuvuga ngo mbeho, kuko ngewe ubwanjye numva ndikondane, ariko wari umugambi w'Imana. Umujandarume aragiye yinginza Croix Rouge. Croix Rouge baraje bati umujandarume arababwira ati ariko kugira ngo mubashe kumugeza ku bitaro murashyiramo sirene, bayitaga kizunguzungu icyo gihe, munyure kuri bariyeri z'abasirikare, ntimuhagarare kuko nimuhagarara barabamwicana, mugende direct ku bitaro. Croix Rouge niko babigenje. Turagenda tugeze ku bitaro, umuganga aratwakira ati ngende, urumva nta nubwo hakoraga ikintu. Nibuka nuko nasanze umusaza w'umututsi arandeba, arangije aramfata aranyogosha. Amaze kunyogosha ntangira kuzana za mbabazi z'umubyeyi, umwana wanjye arapfa ati se wowe uriho ceceka. Kuva ubwo sinongeye kuvuga. Hanyuma amaze kunyogosha ibisebe n'iki, aragenda anyereka ahantu igitanda nyine nuko njyaho n'umwana. We nawe uko bwa mbere niwe warebye, abona ko arebye uko umwana yahumekaga, ko umwana yakomeretse. Arebye asanga uko bamukubise bayonete ahantu bari bayiteye, arambwira ati n'ubundi uyu mwana ntago ari bubeho. Turagenda tujya ku gitanda, ibintu byabereye Kibungo na Amarorerwa, aho turyamye aho ngaho. Ubwo hari ku itariki 16, ariko ubwo bwari bwacyari 14, babasirikare baje kumushaka. Ariko umugambi w'Imana uracyakomeza. Niyo mpamvu namye mvuga ngo ndashima Imana kandi ndavuga ubutumwa bwanjye nk'umukristo. Ni nyinjira nasanzemo umukobwa ngirira mu watanze, areba uko ameze, afata umwana akajya muhiga. Babasirikare bwarakeye, urumva bagiye kureba barambura, baje gushaka wa mugore. Baza gushaka umugore babonye akiri muzima afite imisatsi, kandi ubwo urumva nari namaze kubyimba mu maso, noneho n'aya misatsi ntayo ngifite. Wa musaza yari yanyogoshe, isura yari yahindutse. Baza bazanye irangamuntu, ya marangamuntu batwatse, irangamuntu niyo berekanaga. Nta muntu n'umwe rero wari kumenya. Uwo wari umugambi w'Imana kugira ngo uyu munsi mbe ndiwe. Ariko baza kugira akantu ko gutekereza ngo yari afite umwana, bafata wa mwana w'umukobwa bamubaza ngo uwo mwana ni uwande.
umwana w'umukobwa arabwira ati umwana ni uwanjye, uri umugore wandi, ati umugore wanjye, umugabo wanjye ni umusirikare ari ku rugamba. Baramureka. Barangije aho ngaho bahatwaye abantu benshi. Umunsi bari baje kunshakisha ko bagiye bareba, bahatwaye abantu benshi cyane kandi bakajya banyuraho ntibamenye. Uwo munsi mba ndawurenze, ari ku itariki 14. Ndibaza ko nyuma yawo nibwo Ikibungo batangiye kwica, nibwo twumvaga barimo kwica muri Eveshe, nibwo barimo kwica kuri paruwase, nibwo barimo kwica kuri komine, kuko abantu babashaga gucika bazaga aho ngaho mu bitaro. Nyuma yaho rero Ikibungo hari mubyara wanjye aza kubimenya, ubuhamya burebure ndumva ndi bugeraho nkabuhiniraho uko, ariko nagiye uburyo nagiye nkira byose nagiye mbona ari Imana, kuko ntago ari aho ngaho byakomeje kugeza FPR iza bagishaka giye kunyica. FPR ifata Ikibungo bagishaka kunyica, ariko wa mugambi w'Imana wo kubaho ugakomeza. Urumva nari nakomeretse cyane. Uyu munsi ukuntu nari imeze nta umuntu nk'uyu munsi mu buzima busanzwe uko nari imeze, nta maraso bigeze bantera, nta antibiotique nafashe, haba nkiriho n'umwana akaba akiriho, ni ibitangaza by'Imana. Umwana yarakuze, ni umukobwa mwiza cyane agiye kurangiza university. Urumva yari afite amezi 8 icyo gihe, agize imyaka 27 no 27, umukobwa mwiza cyane. Urumva ubwo ubuhamya bwanjye numva nabugarukirizaho kugira ngo duhirira uko ne burebure uburyo navuye Ikibungo, FPR imaze gufata. Iyi ngiyi turayita part 1, igice cya mbere. None igice cya kabiri kizaba kirimo restoration, uburyo waje kubaho, uburyo ingabo za FPR Inkotanyi nyine urumva zakurokoye cyane, nizo zarabacunguzi n'Imana yakoresheje kugira ngo ducungure. Kugira ngo bizazamo mu gice cya kabiri hazabuzamo n'ibintu by'imbabazi, wenda bamwe mu babikoze nyuma mwaje kujya mubonana, se warabababariye, ese byagenze ute? Kugira ngo igice cya kabiri kizaba kigizwe n'ibintu imbabazi, agakiza, uburyo navuye muri Eglise Catholique nkajya mu barokore. Nibyo nabuze kuvuga, ni muri Eglise Catholique navanywemo na ririya sengesho rya Dawuri mu ijuru, kuko kuriya barivuga ngo bakagera ahantu bavuga ngo Mana tubabarira ibyaha byacu nk'uko tubabarira baducumuyeho. Buri munsi rero iyo barivugaga ngiye naravugaga ariko ndimo ndabeshya Imana, nuko navuyeyo ndavuga sinzakomeza kubeshya Imana, reka nigire mu barokore ririya sengesho ntibajya barivuga, kuko ngira ngo mu barokore ririya sengesho Yesu ko yavuze ati mujye musenga gutya, cyari nk'igishushanyo mbonera cy'uburyo umuntu abana b'Imana bazajya bayisenga. Muri Eglise Catholique bo iriya shema uko Yesu Kristo yayitanze numva ariko babikora. Data wa twese uri mu ijuru bakamanuka bakageraho bavuga ngo utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Naba rero ndi mu Kiliziya nareba abantu nkavuga abantu bose barababariranye, ese padiri we yarababariye, yaza ndavuga nti Imana ndayitinya ntabwo nzakomeza kuyibeshya kuko nuko ngoko navuye muri Eglise Catholique. Ubwo n'ubuhamya bundi nzatanga, ariko Imana yakoze ibikomeye n'uyu munsi ndayishima, kandi ntabwo nibagirwa no gushima abo yakoresheje, ko hari Nations Unies ntacyo yakoze, ingabo za Nations Unies zarahunze ziragenda. Icyo gihe waravuga ngo abatutsi isi yose yababandonye, isi yose yabaritse, ariko Imana yahisemo gukoresha ingabo za FPR Inkotanyi. Icyo gihe zariyobowe na perezida wacu w'iki gihe Paul Kagame, niba Imana yahisemo gukoresha. Niyo mpamvu rero navuze ngo igihe kirageze kugira ngo tuvuge abatari bahari icyo gihe, abana turimo kubyara twabyaye bamenye ibyabaye muri iki gihugu. Hari n'ababibayemo nabo batabibayemo nk'uko wenda jye nabibayemo, cyangwa n'undi batumva uburemere bwabyo. Hari n'abandi bari hanze icyo gihe batabibayemo. Igihe kirageze rero ngo tuvuge ko amahano yabaye mu Rwanda, tuvuge ko iki gihugu gikeneye Imana kandi gikeneye ko abanyarwanda bahindura imyumvire. Urumva ari ibyo nkurikije ibirimo bivugwa, ibyo tubona mu bantu uyu munsi bashaka kongera kubiba urwango mu bantu,
ibyo byose ubundi numvaga kwiberaho nkibanira n'ibyo bintu byanjye n'Imana yanjye nkumva birampangije ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko mvuga ngo ngomba guhaguruka kuko ni nk'umuganga unyura ku muntu ari hariya arembye akamunyuraho akagenda ejo ni none assistance andanje nanjye rero ndumva mfite ikintu gishobora kuvuga gishobora gufasha abanyarwanda kuvuga ngo dore ibyabaye nta cyiza cyari kirimo dore ibyabaye n'amahano. Yes, bakunze biyobokamana TV murumva kadukoreye umwanzuro mwiza cyane avuga intego avuga ati icyatumye mbivuga ko ari kugira ngo abantu bamenye yuko Imana mu Rwanda dufite Imana kandi ko Imana ishobora byose ndetse tunashime nyine ingabo za RPF inkotanyi ziyobowe n'umukuru w'igihugu ati Imana yakoresheje kuko burya Imana ikorera mu bantu ati aho amahanga yari yadutereranye bo baradutabaye none turacyamurika umwuka bazima twariyubatse turacyakomeza no kugenda twibuka tuniyubaka ni ibintu byiza cyane ngira ngo ikiri gice cya mbere cyo buhamya bw'uyu mukozi w'Imana tuzagarukana n'igice cya kabiri atubwira byinshi nyine nkuko yarabivuze reka tumushimire cyane tuvuga ngo Imana imuhereze umugisha cyane kubwo kudufashira ivuga butumwa nibwire yuko tutazongera kukubura ngo dufatikanye ivuga butumwa ngiri kuko bari mu ivuga butumwa tuzakubona n'ubundi dukomezanye yego ni ibintu byiza cyane rero tuzajya tumubona dukomezanye mwiri vuga butumwa haba harimo ububwe n'ubwiyunge haba harimo kubwira abantu ko bagomba kubabarira gusaba imbabazi haba harimo ibintu byinshi cyane mu bintu nk'ibi ngibi byose nibyo Imana ibishakira abantu bayo reka tugushimire wakoze cyane Imana kutuganiriza ukaduha umwanya wawe ukaduha bukomeye cyane ni ukuri Imana ntizabure kubiguhembera kuba utinyutse kuvuga gutya kugira ngo ufashe imitima y'abakumva oya namwe Imana ibaho umugisha cyane kuba mwanyakiriye kandi Imana ikomeze ibungabunga igihugu cyacu amen yego